Uroneza nshuti zanjye n'ikaze kandi kari kuri YouTube channel Dr. Gasanga Patrick. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi banwa buri munsi ariko bakaba batagisobanukiwe neza. Icyo nta kindi ni ikawa. Ese coffee ni nziza cyangwa ni mbi ku buzima? Dore icyo twe nk'abaganga cyangwa se n'ubushakashatsi bubivugaho. Baravuga ngo ikawa irasenya umutima cyangwa se yangiza umutima, abandi bakavuga ngo ikawa ni nziza cyane ku bwonko. Ariko se ni iki cy'ukuri? Reka rero tubisesengura mu buryo bw'ubuvuzi, turebe ibyiza n'ibibi bya coffee ku buzima bwawe hakoreshejwe ubushakashatsi nyabwo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. By'umwihariko rero iyi video ni igisubizo kuri wowe. Ndagukangurira gukanda subscribe kuri YouTube channel Dr. Gasanga Patrick nimba utarabikora, ariko ni umwanya mwiza wo gusangiza abandi izi video. Reka rero dutangire tureba uko ikawa ikora mu mubiri wawe. Iyo unyweye ikawa cyangwa se coffee, caffeine irimo ijya mu maraso mu minota 20 cyangwa kujya kuri 30 ukimara kuyinywa. Ihita igera mu bwonko ikabuza umusemburo witwa adenosine gukora, kandi ari wo ushinzwe gutuma umuntu asinzira. Bityo ikawa ituma wumva ufite imbaraga, ufite ubukanguke ndetse n'ubushishozi. Cleveland Clinic mu 2021 yemeza ko caffeine ifasha mu kuzamura attention, reaction time n'imyumvire. Ariko iyo inyweye cyane ishobora gutuma umutima utera cyane cyangwa se ugatangira kugira ibyo bita anxiety. Dore rero ibyiza bya coffee cyangwa se by'ikawa ku buzima bw'umuntu. Icyambere, ikawa irinda indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko kunywa ikawa mu rugero ukanywa ibikombe nka 2 cyangwa kuri 3 ku munsi bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. American Heart Association muri 2022 bivuga ko abanywa coffee mu rugero bafite ibyago bya 15% bikeya byo kurwara stroke ugereranyije n'abatayinywa. Icya kabiri, ikawa irinda kanseri zimwe na zimwe. Coffee buri ifite antioxidants zirinda uturemangingo gusaza no guhinduka kanseri. National Cancer Institute ivuga ko abantu banywa coffee bafite ibyago bike byo gufatwa na kanseri y'umwijima ndetse na kanseri y'amara. Ni mpamvu abaganga benshi bayemera ko kwinywa mu rugero ari byiza. Icya gatatu, coffee irinda diabete mu bwoko bwa kabiri, type 2 diabetes. Caffeine n'izindi polyphenol ziri muri coffee zongera uko insulin ikora, bigafasha kugabanya isukari mu maraso. Reference Journal of Nutrition muri 2020 yemeje ko abanywa coffee inshuro 3 kugera kuri 4 ku munsi bagira ibyago bike byo kurwara diabete. Icya kane, coffee irinda Alzheimer's na Parkinson disease. Caffeine buri ituma ubwonko bukora neza kandi igabanya gukura k'uturemangingo tw'ubwonko. European Journal of Neurology muri 2018 ivuga ko abanywa coffee bafite ibyago bike byo kurwara Alzheimer's na Parkinson disease. Icya gatanu, ifasha mu gutwika ibinure no kugabanya ibiro. Caffeine izamura metabolism. Metabolism ni uburyo umubiri ukora. Ubushobozi bw'umubiri bwo gutwika kalori bukazamuka. American Journal of Clinical Nutrition muri 2019 yemeza ko caffeine ishobora kongera metabolism ku gipimo cya 10 kugera kuri 15%. Ni mpamvu usanga coffee iri mu binyobwa by'abantu bakora sport. Icya gatandatu, ifasha umwijima gukora neza. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko coffee igabanya ibyago byo kugira cirrhose, gusenyuka k'umwijima. Liver International 2021 bavuga ko abanywa coffee inshuro 2 ku munsi bagira ibyago 40% bike byo kurwara indwara z'umwijima. Ibyago rero n'ibibi bya coffee ni ibintu nabyo katubireba. Icyambere, coffee ishobora gutera insomnia, kubura ibitotsi. Iyo unyweye coffee nijoro, caffeine iguma mu maraso amasaha 6 kugera ku 8, ibituma gusinzira bigorana cyane. Caffeine rero ishobora gutuma ubwonko budahita bwiyongera melatonin, bikaba ikibazo. Cya kabiri, coffee itera anxiety, umutima gukora cyane n'intoki guhinda. Abantu banywa coffee nyinshi cyane barenza miligramu 400 za caffeine ku munsi bakunda kugira anxiety, umutima utera cyane ndetse no guhinda ibiganza. Caffeine nyinshi rero itera palpitation, ariko gutera k'umutima cyane ku bantu bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Cya gatatu, coffee ishobora gutera kwangirika kw'amenyo. Ikawa isiga plaque ku menyo kandi irimo acide itera amenyo kuba yaba umukara no kwangirika. Journal of Dentist muri 2019 yemeza ko kunywa coffee utayihekenya cyangwa se utoza amenyo neza bishobora kwangiza enamel, igice cy'iryinyo. Icya kane, abagore batwite bagomba kwitondera coffee. Caffeine irenga miligramu 200 ku munsi ishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda.
abagore rero batwite bagirwa inama yo kugabanya kofi kuko ishobora gutuma umwana avuka ari muto cyane, low birth weight, akavukana ibiro bike. Cya gatanu, kofi ishobora gutera ikibazo cyo gukenera kafeyine, dependance, vuga wahora wumva uyikeneye kafeyine buri gihe. Iyo uyinyweye buri munsi umubiri ushobora kuyigira nk'ikinya, iyo uyibuze ukarwara umutwe, ukabura concentration, ukagira uburakari n'ibindi. John Hopkins Medicine muri 2022 bavuga ko caffeine withdraw ni ukuri kandi ishobora gutangira mu masaha 12 gusa. Buryo bwo kunywa kofi neza ni ubuhe? Niba ukunda ikawa ntugire ubwoba, simbi ahubwo ukwinywa nibyo by'ingenzi. Inama rero z'ingenzi, ukwiye kunywa ikawa inshuro 2 kugera kuri 3 ku munsi gusa, mu gitondo na nimugoroba hakiri kare. Irinde kongeramo isukari nyinshi cyangwa se creme zifite calories. Niba utwite cyangwa wonsa, gabanya caffeine munsi ya miligramu 200 ku munsi. Ikindi, ukwiye kunywa amazi menshi nyuma yo kunywa kofi. Gerageza gusinzira amasaha hagati ya 7 n'8 kuko caffeine ishobora kubyica. Ibi nibyo bituma ikawa iba umufasha ubuzima aho kuba umwanzi niba ukurikije zino nama. Nasonava rero inshuti zanjye, ikawa simbi kandi si nziza cyane, byose biterwa nuko uyinywa. Iyo uyinywa mu rugero igufasha kugira imbaraga, kwibuka no kurinda indwara nyinshi, ariko iyo urenze urugero igutera anxiety, kubura ibitotsi ndetse no guhangayika. Nuko rero ukwiye kunywa cyangwa se kunywa kofi mu rugero nibwo bwenge bwa mbere. Murakoze, subscribe, bye bye. Muroneza inshuti zanjye, n'ikaze kandi kari kuri YouTube channel Dr. Gasanga Patrick. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi banywa buri munsi ariko